Turabashuje bakundwa bene data aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mugire amahoro ya Kristo. Muhawe ikaze by'umwihariko kuri channel yitwa Tsinda TV by Justus, Past.Justus. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu ni channel TV ije kugira ngo ifashe abantu batandukanye uburyo bwo gusobanukirwa ibibaho hano mu isi n'intambara z'umwuka. Nuvuga ngo nuyikurikirana neza uzamenya byinshi, uzasobanukirwa byinshi kuri iyi channel yitwa Tsinda TV. Mugire amahoro. Izarangwa n'inyigisho z'umwuka, icyo twise ishuri ry'umwuka. Hazabaho hariho igice cya deliverance, amasengesho abohora abantu, amasengesho y'intambara, amasengesho afata ibisubizo by'abantu. Tuzagenda duhishura uburyo ibisubizo bijya bimanuka bivuye mu gice cy'ijuru bije hano ku isi bigafatirwa mu isi z'umwuka. Tuzigisha uburyo ibyo bisubizo uburyo twabihananura, ndetse tuzigisha n'uburyo butandukanye bwo kurwana intambara zo mwuka no gufata Kanani. Mugire amahoro. Reka rero tubanze dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye data twese, Imana y'icyubahiro, Imana ishobora byose. Wowe waremye isi iboneka n'isi zitaboneka, urema ibiremwa biboneka n'ibiremwa bitaboneka. Tuguhaye icyubahiro kuko witwa isumba byose kandi ibasha byose. Tuguhaye kaze kuko uri Imana y'umwuka isengwa mu mwuka no mu kuri, kuko Yesu Kristo niko wavuze ngo igihe kirageze cyuko abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo ari bo data ashaka ko ari bo bamusenga. Twinjiye muri cya gipindi cy'umwuka, duhamagaye imbaraga z'umwuka kubana natwe. Ijambo rya rivuga yuko dusobanuza iby'umwuka uwundi mwuka wundi. Duhamagaye umwuka w'Imana, umwuka w'umwigisha, umwuka umufasha, umwuka w'umuyobozi, atuyobore muri iki gihe mwami n'iminota yose tumara. Mwuka w'Imana ahure n'indi myuka y'abantu bari ahantu hatandukanye, bari kumva ubutumwa bwiza. Buri wese wari urimo uraca mu ntambara za Satani n'abadayimoni n'imyuka y'abarozi, biciye kuri iyi channel yakire kubohoka, biciye muri iri jambo ry'Imana yakire kuhumuka. Abo umwanzi yahumishije bakaba batabona mu buryo bw'umwuka babashe kubona mu izina rya Yesu. Abo yazibye amatwi kugira ngo batabasha kumva, uyu munsi bumve mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana mva gusenga, ngaho dusengeye abantu bose bazafungura, bari bufungure iyi channel TV. Imbaraga z'Imana zibakoreho, umurwayi akire, umukene akenuke, uwazinzwe n'abadayimoni mu buryo butandukanye imbaraga z'Imana zimuzingure. Twohereje umwuka, twohereje imbaraga z'Imana, umuriro w'iteka gucagagura ibiziriko n'imigozi n'iminyururu byari biziritse buri muntu wese uduteze amatwi kandi udukurikiranye. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shuti bakundwa muri Kristo Yesu, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo. Ijambo rigira riti menya ibibaho, menya ibyo ucamo n'uburyo wabisohokamo. Menya ibyo ucamo n'uburyo wabisohokamo. Muri iyi si nta kintu gishobora kubaho kidafite aho gituruka, kidafite imva n'imvano. Ndaye nkubwire ngo shuti mukundwa, nta kintu umwana w'umuntu ashobora gucamo, nta bibazo wahura nabyo, nta ntambara wahura nazo zidafite aho zituruka. Ubuzima nyirizina bw'umuntu bufite aho buturuka, n'ibyo bucamo buba bufite aho bituruka. Dukunze kuvuga yuko umuntu ari umwuka, umuntu atari umubiri. Ntuzigere wishuka ngo wibwire ko wowe uri umubiri, ahubwo wowe uri umwuka.
iyo turebye mu ijambo ry'Imana, reka tubanze turebe amagambo atandukanye byanditse bimwe na bimwe bitandukanye bidufasha gusobanukirwa umuntu icyo ari cyo, umuntu icyo ari cyo. Reka dusome Itangiriro igice cya 2 n'umurongo waho wa 7. Biravuga ngo Uwiteka Imana iri mu muntu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu agizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'umubiri, igice cya kabiri ni igice cy'umwuka w'ubugingo. Umubiri wakuwe mu mukungugu wo hasi, umwuka w'ubugingo wavuye ku Mana. Ariko mu magambo atandukanye mu byigisho Yesu yigishije, yaje kwigisha yuko umwuka ari we ufite icyo umaze, umubiri ntacyo umaze, kuko yaravuze ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Nuvuga ngo wowe nanjye turi ibiremwa by'umwuka biri mu nzu yitwa umubiri. Inzu yacu ariyo mibiri yacu yubatswe ikuwe mu mukungugu wo hasi. Ariko twebwe banyirizina turi imyuka, abantu turi imyuka y'ubugingo ituye mu mubiri. Impamvu rero kugira ngo twige ku ntambara z'umwuka, ni aho ngaho sasa niho tugarutse. Izi ntambara z'umwuka turareba ibibaho bitandukanye, turaza kureba inkomoko y'ibibazo, inkomoko y'intambara, inkomoko y'ubukene, inkomoko y'indwara, inkomoko y'urupfu. Ibyo ni ibintu tuzagenda tureba kuri iyi channel yitwa Tsinda TV. Nubikurikirana neza ntuzongera gutsindwa mu ntambara wacagamo, ntuzatsindwa n'ubukene, ntuzatsindwa n'abarozi, ntuzatsindwa n'imyuka iyo ariyo yose ikorera hano ku isi. Nta buzima utazabamo, nta n'igihugu utabamo. Nudukurikirana neza, ugakurikirana ino channel Tsinda TV, uzamenya byinshi. Nta ntambara zizigera zikunesha. Umva ukuntu Imana yari yabwiye umugaragu wayo Joshua, iravuga ngo nta mwana w'umuntu uzaguhagarara imbere. Ubundi iyo wamenye icyo uri cyo, ukamenya Imana, ukamenya isi, ukamenya Satani, ukiyegereza Imana, nta ntambara ziriho, nta ntambara zakubaho, nta bibazo wacamo utabona ibisubizo byabyo. Imana yari yabwiye umugaragu wayo, iramubwira ngo nta muntu uzigera uguhagarara imbere. Reka rero muri aya magambo turimo tuvuga yuko umwuka ari gutanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Benshi bita ku mibiri cyane, bakibagirwa kwita ku mwuka wabo, kandi umwuka wabo niwo ugomba gutuma umubiri ugira protection. Igihe mu mwuka wawe wabaye feble, wowe umwuka, wowe imbere nta mbaraga ufite, wowe imbere nta mbaraga ufite, ntabwo ushobora gutsinda mu isi y'umwuka. Ibibaho byose rero bifite imva n'imvano zabyo. Twatangiye tubona ko umuntu ari umwuka uri mu nzu yitwa umubiri. Umubiri wavanywe mu mukungugu, umwuka wavuye ku Mana. Uyu mwuka mubyibuke ko ni Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisenga mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo nge nawe hari ahantu duhurira n'Imana, dufitanye isano n'Imana. Imana ni umwuka, nanjye ndi umwuka. Gusa itandukaniro riri hagati yanjye nawe nuko twe turi imyuka iri mu mibiri yakuwe munsi y'ubutaka. Imana ikaba ari umwuka idafite umubiri uwo ari wo wose. Noneho rero turaza kureba Imana umuremyi mu kurema umuntu gutyo yabanje kurema abamarayika, nayo ibarema ari imyuka. Mu bamarayika habamo inzego zitandukanye. Hari abamarayika bakomeye, niyo mpamvu tujye tubona mu byanditswe Bibiliya ivuga ngo mbona marayika ukomeye. Nuvuga ngo abamarayika bararutana mu nzego, ariko nabo baremwe mu myuka, mu buryo bw'umwuka. Umuntu aremwa nawe ari umwuka, ariko wahawe umubiri. Impamvu yo kuba nge nawe dufite umubiri nuko Imana yadushyize mu isi y'ibifite imibiri. Hari isi y'ibifite imibiri, hari n'isi y'imyuka. Tega amatwi nanone wumve icyo mvuze. Hari isi y'ibifite imibiri, hakaba n'isi y'imyuka. Isi y'imyuka nayo iri mu byiciro bibiri. Hari isi y'umwuka yitwa ijuru, hakaba n'itwa isi y'umwuka twita ikuzimu.
noneho iyi si turimo ni isi yitwa isi y'ibifite imibiri. Imana imaze kuyirema, imaze kuyitunganya mbere mu gitabo cy'itangiriro igice cyaho cya mbere, mu gitabo cy'itangiriro igice cyaho cya mbere, Imana irema ijuru n'isi. Reka duse nkaho turasoma bikeya bitandukanye twihuta, ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Imana irema iyi si bifite imibiri, yisi turimo, biraba ngo nta shusho yari ifite, yari twikiriwe n'umwijima, umwijima w'icuraburindi, umwijima ku buryo utabashaga no kureba, nta kintu wahabona. Isi yari ubusa, yari ubusa. None umwuka w'Imana azagendagenda hejuru y'amazi. Mu kugendagenda hejuru y'amazi niho rero Imana yatangiye kurekura ijambo ikavuga ngo habeho iki. Isi imaze gutungana, noneho iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Mu itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Tureme umuntu agira iki? Ishusho yacu. Ishusho yande? Ishusho y'Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Imana nyakuri ni mwe rukumbi, ariko iboneka mu butatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Nono iricara iravuga ngo aho yari mu ijuru, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase nande natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana nge nawe yaturemye mu ishusho yayo, dusa nayo. Imana n'umwuka, nanjye ndumwuka. Aho niho mfite ishusho y'Imana, nuko ndumwuka nawe urumwuka. Gusa njewe nkaba ndi mu mubiri, Impamvu yo kuba muri uyu mubiri ni ukugira ngo bimfashe kuba hano mu isi y'ibifite imibiri, no mbashe gusohoza cyangwa kuzuza misiyo yatumye kirwano mu isi, no gutwara. Naremewe gutwara, waremewe gutwara. Ndi umutware, nawe uri umutware. Gusa tugarutse inyuma tuza kubona aho uyu muntu wari waremewe gutwara, impamvu yo kuremwa k'umuntu ngo batware amafi yo mu nyanja, nuvuga ngo umuntu yaremwe afite ubutware ku nyanja, yari yahawe ubutware bwo gutwara ibiri mu nyanja. Nanone hano ngo n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, umuntu yaremwe ashyirwa hano mu isi yahawe ubutware kw'ibiri mu kirere, kw'ikirere, kw'isanzure ryose, afite ubutware kw'isanzure ryose. Ngo n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Bishatse kuvuga ngo umuntu yahawe ubutware ku kigenda hasi, ku butaka, kubiri hasi, kubigenda hasi byose tubifiteho ubutware. Inshuro zigera muri 64. Ariko turashima Imana, tuzakomeza hari ahantu tuzareba ukuntu Satani yaje kwamburwa nanone ubwo butware bukongera bugashyirwa mu maboko y'umuntu. Ndagira nkubwire inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ibi nubimenye ukabisobanukirwa, nta kizagutwara mu izina rya Yesu. Naremewe gutwara, sintwarwa. Ntuzatwarwa n'abarozi, ntuzatwarwa n'abadayimoni, ntuzakandamizwa n'imbaraga z'umwijima. Nta mwuka uzagushobora numara gusobanukirwa kuri umwuka. Impamvu abantu batsindwa intambara zabo nuko batarimenya ubwabo, nuko bakibona nk'ibiremwa by'imibiri, nuko bataritandukanya n'imibiri yabo. Imibiri harabitegeka, harabigenga, harabigenzura, ariko ngendo umwuka waremewe kuba mu mubiri, ugomba kuba ntegeka umubiri wanjye, umubiri utantegeka. Benshi bategetswe n'imibiri yabo kuko nta butware muri bo. Satani yinjiye mu buzima bwabo, iki kiremwa cyinjiye mu buzima bwabo. Tuvuze uyu Satani yungu tuvuze uvugwa muri Bibiliya inshuro 64 zose, ni kiremwa cy'umwuka, ari marayika ukomeye, marayika utwikira, umukerubi utwikira. Iyo tubibonye muri Ezekiel igice cya 28 tubona icyo kiremwa ko cyari kiremwa. Reka duhite dusimbuka dusoma aho hantu. Ezekiel igice cya 28. Ezekiel igice cya 28. Ndayankubwire ngo twinjiye mu ishuri ry'umwuka,
nuzajya urikurikirana kuri channel Tsinda TV uzasobanukirwa byinshi by'umwuka. Hari abantu benshi basoma Bibiliya bakayisoma nk'amateka, bakayisoma nk'ibindi bitabo byose, ariko reka nkubwire inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, waba uri umukristo cyangwa utari umukristo, Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe. Bibiliya ni igitabo cy'umwuka, ibirimo byose ni iby'umwuka, bisobanuzwa n'undi mwuka. Ni igitabo kitwigisha iby'umwuka. Nuyisoma rero ukakibona nk'igitabo cy'umwuka, uzamenya byinshi, uzahishurwa byinshi. Ezekiel igice cya 28 n'umurongo waho, reka wenda duhere ku murongo wa 28. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, ubwira umwami w'itiro uti, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo, umutima wawe wishyize hejuru avuga uti, ndi Imana, nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja. Nyamara ariko uri umuntu, nturi Imana, nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana. Ahangaha utumva Bibiliya ivuze ngo mwana w'umuntu, ukaba wakwibeshya ko yari umwana w'umuntu nyine nyamuntu. Uyu ntabwo ari umwana w'umuntu wigize Imana, wicaje intebe, wafashe intebe yiwe akayishyira hagati y'inyanja. Ibi nabyo tuzabireba, turebe ni gute Satani yaje agafata icyicaro cyiwe akagishyira mu nyanja. Iyi ntebe yiwe ivuga ngo iri hagati y'inyanja. Nukurikiranira ishuri ry'umwuka kuri channel Tsinda TV uzamenya byinshi, nabyo uzamenya ngo nyamara uri umuntu, ntabwo uri Imana. Ngo erega urusha Daniel ubwenge, nta gihishwe uyoberwa. Nakubwiye ngo buriya Satani nta na kimwe ayoberwa ku buzima bwawe. Satani amenya intege nke zawe, Satani amenya azaho imbaraga zawe ziherereye, Satani azi inkomoko yawe, aho uturuka naho uvuka, azi n'umunsi wavutseho. Icyo adashobora kumenya cyo koza n'umunsi uzapfiraho, ashobora kuwugena akaba yakwiba igihe utabaye maso, ariko Satani nta na kimwe ahishwa. Hano rero dukomeje gusoma ku murongo wumvise, turaza kureba uyu mwami w'itiro, turaza gusobanukirwa ninde. Nidusoma ku murongo wa 13 hahita havuga uyu mwami wari we ngo, wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe waribuye ryose ry'igiciro cyinshi, Edomu na Pedita na Yehoramu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Baraketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari wawe, mu munsi waremwemwe byose byari biringaniye. 14 avuga ngo, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Mu yandi mazina ya Satani, uvuga ngo Satani akiri mu ijuru yari umukerubi utwikira. Umukerubi ni amazina y'abamarayika cyangwa ni itsinda ry'abamarayika bitwa abakerubi. Uyu rero Lusofu Satani yari umukerubi, ari muri iryo tsinda ry'abakerubi, ariko ari umukerubi utwikira nk'uko Bibiliya ivuga ngo yari yarasigiwe kugira ngo abe umukerubi utwikira. Kandi nagushyiriyeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Urumva ko uyu mukerubi yagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Ngo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Uhereye igihe uyu mukerubi yaremewe, yari intungane atunganye muri byose, ariko ngo kugeza igihe yabonetsweho gukiranirwa. Wakwibaza ngo gukiranirwa koko muri uyu mukerubi kwavuye muri we, kuko ahangaha biravuze ngo umutima we wishyize hejuru bitewe n'ukuntu yagendagendaga hagati y'umuriro. Ni umumarayika ukomeye, ni ikiremwa gihebuje, cyari cyahawe ubwenge burenze ubundi bwenge bw'abandi bamarayika, gifite ubutware bwose ku gice kimwe cy'abamarayika. Noneho umutima wacyo wishyira hejuru, umutima wacyo wishyira hejuru, ushaka kwigira Imana. Nayo iravuga, reka nanjye mbe nk'Imana, ariko reka nanjye ntware, reka nanjye ngira ahantu, reka nanjye nigarurira abamarayika mu ijuru, mbe Imana, intebe yanjye nyitereke hagati y'inyanja, nyishyire hejuru y'Imana. Iyi Mana uko mbona bayiramya, uko mbona abamarayika bayikubita imbere, amashimwe bayizanira, ibyubahiro bayiha, nanjye bajye babimpa. Uko niko Satani yibwiye mu mutima we. Noneho
akibwira mu mutima we ibintu nk'ibyo, akibwira mu mutima we ibintu nk'ibyo, kuko Imana yamurebye mu mutima ihita imubonamo ibyo bitekerezo, ibyo bitekerezo niyo ngenga bitekerezo kugira ngo yigire nk'Imana. Intambara da sasa uwo marayika sasa rero Rusoferi ubwo aba yinjiye mu bamarayika bamwe na bamwe, araboshya, bamutega amatwi, baramukurikira. Iyo dusomye mu byahishuwe igice cyaho cya 12, reka dusome ibyahishuwe igice cya 12, ibyahishuwe igice cya 12. Murabyumva, dusomye hano mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 3 aravuga ngo mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurongo wa 4 ngo umurizo wacyo ukurura kimwe cya 3 cy'inyenyeri zo kwijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Ku murongo wa 7 akavuga ngo mwijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Urumva ko iki kiyoka iki kimwe cya 3 nta kinyenyeri Bibiliya yise ngo kinyenyeri zo kwijuru, ntabwo ari inyenyeri zifatika, n'abamarayika. Abamarayika rero bahise biyunga n'iki kiyoka, haba intambara. Umva shuti mukundwa muri Kristo Yesu, intambara zose ubona hano mu isi, mwijuru niho hatangira intambara. Intambara umwana w'umuntu acamo kugira ngo ubwawe ugere kucyugeraho, kugira ngo utene imbere, kugira ngo waguke mu mwuka, waguke mu bifatika, birasaba kurwana intambara. Nutarwana intambara z'umwuka ntabwo uzatsinda, nutarwana intambara z'umwuka ntuzagira ku masezerano yawe. Hari benshi bapfuye batageze ku masezerano. Ibyanditswe byera bivuga yuko n'abatubanjirije bapfuye batarabona ibyasezeranijwe. Ndayankubwira ngo igihugu cy'amasezerano abantu bagifata kubera intambara, bakifata kubw'intambara. Nutinjira mu kibuga cy'intambara ngo urwane intambara z'umwuka, ntabwo uzinjira mu masezerano y'Imana. Naho nkwibutse yuko badeshwa n'abakerubi n'Abisiraheli bose kugira ngo bafate Kanani habaye urugamba, habaye intambara. Hari urugamba rw'intambara z'umwuka abarokore abakristo bizera basenga Imana bagomba kurwana kugira ngo tubinjire mu masezerano yabo. Hari intambara ugomba kumenya, kandi nutamenya, nukurikirana icano Tsinda TV niho uzamenya intambara z'umwuka. Buriya umusirikare iyo adafite ubumenyi bw'intambara akajya mu rugamba aratsindwa. Ugomba kugira ubumenyi mu ntambara z'umwuka, ugomba kumenya adui wawe, umwanzi wawe ninde, akurwanya afite izihe ntwaro, agutera turuka hehe, ukamenya ukagira ubumenyi ku mwanzi wawe. Niyo mpamvu mu gisirikare gishinzwe iperereza, nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, umwuka wera ajya duperereza, ajya twigisha, agakora iperereza akatwigisha umwanzi wacu n'uburyo tugomba kumurwanya. Ahangaha rero mu ijuru tubonye harabaye intambara, ngo marayika Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Iki kiyoka ni Satani. Satani amaze gucibwa cyangwa se amaze kuvumwa, yagaragayeho gukiranirwa, ntiyongeye kwitwa umukerubi utwikira ukundi, yiswe ikiyoka, aravumwa yitwa ikiyoka. None ariko ngo iki kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo yanzoka ya kera cyitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi. Urumva ko akazi ka Satani ni ukuyobya abari mu isi. Abayobya ati ashobora kukuyobya muri ibintu by'iyobokamana. Washaka kuyoboka Imana akaba yakuyobya ukisanga niwe uri muraramya Satani, kuko Satani mu yandi magambo tuzagenda tureba amazina ya Satani muri Bibiliya. Hari ahantu Imana yamwise ngo ni Imana y'abikigiye, hari aho Yesu yamwise ngo ni umutware w'ab'isi, hari ijambo ry'Imana rimwita Rusoferi, hari ijambo ry'Imana rimwita umukuru w'abadayimoni Belzebuli. Agira amazina menshi atandukanye. None rero ugira amazina menshi atandukanye niwe nguyobya abari mu isi bose. Ntabwo hari igice Bibiliya ntivuze ngo ayobya igice kimwe, ahubwo bivuga ngo ayobya abari mu isi bose. Yayobya urugo rwawe akarukura mu muyoboro, yayobya akazi kawe, niba akazi kawe kinjizaga neza akakadeviya, akakayobya kakava mu muyoboro wo kwinjiza, imyinjirize yawe ikaba mibi. Yayobya ubwonko bw'abana bawe, ubwenge bw'abana bawe, akabahindanya, akabinjiramo, agahindura imico yabo n'ingeso zabo. Yayobya abantu bose, yayobya abatuye isi bose, abakomeye n'aboroheje. Ngo nicyo kiyoka kiyobya abari mu isi bose. Ngo nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacu bajugunywanya nacyo. Satani amaze gutsindwa rero mu ijuru, hamwe n'abamarayika be bajugunywe mu isi. Bamaze kujugunywa mu isi,
baza nyine baje kuyobya umwana w'umuntu. Wa mwana w'umuntu hano mu ngo bya Edeni niho turi buze kureba wa muntu wari waremwe mu ishusho y'Imana uburyo yaje kugira gute kuyobywa. Bamaze kumuyobya bamunyaga ubutware bugaruka mu biganza bya Satani. Twisa noneho sasa bigarutse mu biganza bya Satani, tugarutse muri kiriya gitabo cy'itangiriro aho twari turi, tubona rero ubuzima butangira kugorana butangira kugorana. Cya kiyoka kimaze kwinjira mu isi nyine, kimaze kujugunywa mu isi, cyatangije urugamba ku cyitwa umwana w'umuntu. Reka nongere mbisubiremo, kimaze kujugunywa mu isi cy'icyoka cyatangije urugamba mu isi ku mwana w'umuntu. Mu ijuru kimaze gutsindwa n'Imana Data, cyangwa se Imana Data nta nubwo yigeze yinjira muri urwo rugamba, ahubwo yohereje marayika wayo Mikayire n'abamarayika bacyo barwanya icyoka kiratsindwa. Kimaze gutsindwa kijugunywa mu isi, noneho sasa intambara zacyo zikimurira ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo nutamenya intambara ucamo, nutamenya ibibazo ucamo n'impamvu yabyo, ntuzigera utsinda, ntuzigera urunesha. Ndagira nkubwire ngo umwanditsi yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Waba ubyemera utabyemera, waba ubizi utabizi, uri mu ntambara z'umwuka iz'amaso yawe atareba. Iyo tuvuga intambara z'umwuka nuvuga ngo ni intambara z'amaso y'umubiri atareba, aya ngaya inyama, aya ngaya abora. Ni intambara zibera mu isi y'umwuka itagaragara. Mwibuke Imana yaremye isi igaragara n'itagaragara. Isi igaragara iyita isi bifite imibiri, ariyo nge nawe turimo, ariyo nge nawe tubarizwamo. Izindi si zitaboneka, imwe yitwa ijuru, indi kitwa ikuzimu. Ndagira ngo rero iyi nzoka imaze kujugunywa mu isi n'amarayika bayo, turaza kureba mu gitabo cy'itangiriro igice cya 3. Turaza kureba mu igitabo cy'itangiriro igice cya 3. Reka duhasome twihuse ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana aremye. Ibaza umugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri ingobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye ngo ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ko munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Ya nzoka cyangwa wa mumarayika twabonye cyangwa se wa mwami w'itiro twabonye muri Ezekiyeli igice cya 28, washakaga kwigira nk'Imana, wibwiye mu mutima we ngo ndi Imana. Araje bya byifuzo yari afite ashatse kubishyira mu mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arabwiye ngo oya, Imana yari izi yuko umunsi uzaziryaho uzamera nk'Imana. Imuteramo byarari, kwa kwifuza, kwa kurarikira. Umwana w'umuntu abibwa mwiba irari, nawe yifuza kumera nk'Imana, yifuza kumera nkayo. Kuko buriya Satani mu buryo bwose ayobyamwe abantu. Reka nkubwire inshuti muri tuzabisesengura muri iminsi, kuri channel ya Tsinda TV tuzabona byinshi. Satani hano impamvu yaje mu mubiri w'inzoka nuko muri riyasi yari rimwe abantu babiri, nta bantu bari bakayibamo. Muri iki gihe cyane none utazibwira ngo azaza mu nzoka live, azaza mu bantu. Tuzare ukuntu amashitani yiyambika imibiri y'abantu, akaza yahawe misiyo yo gusenya ingo, yahawe misiyo yo gusenya business z'abantu, yahawe misiyo yo gusenya company runaka, yahawe misiyo yo kwica umuntu runaka, yo guteza amaksida runaka. Ibyo tuzabireba, ariko kandi tuzareba n'uburyo tugomba guhagarika izo mbaraga muri twebwe twahawe izo mbaraga. Mubyibuke Yesu yigeze kubwira abagishwa ati, nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Impamvu uri guca muri ibyo bihe ntusobanukirwe bikakunesha nuko utazi kibisunika. Ndaya nkubwire ngo ibyago n'amakuba n'ibibazo byose bisunikwa na Satani, bisunikwa n'iki kiremwa. Iki kiremwa tuzareba. Yesu avuga ngo scorpion yavugaga iki? Avuga inzoka yavugaga iki? Inzoka niki yavugaga hano? Scorpion niki? Ibyo byose tuzabireba kuri channel ya Tsinda TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kugirire neza.
ariko dukomeje gusoma ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari cy'igikundiro kandi ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso ya bombe arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Iyo wumviye Satani wakwisanga utangiye kuba mu buzima bwo kwirwanaho no kwicira inzira bitewe nuko wumviriye amajwi. Aba bantu bari kubaho mu buzima bwo kurwanirirwa n'Imana, bitabwaho n'Imana, ariko nyuma yo kumvira ijwi rya Satani no gukora icyo Satani yaramaze kubabwira, bisanze batangira kwiremera ibicocero kuko bibonye nk'abambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana bwabakuweho, nicyo bishatse kuvuga. Bamaze gukora iki Imana yabujije, bisanze bambaye iki? Bambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana bubakurwaho. Bumaze kubakurwaho, numva ubwiza bw'Imana bwagukuweho, igisuzuguriro kiraza, icyangiro kikaza, myuka ikakwataka, Satani akakuzengereza, akagutesha umutwe, kuko ubwiza bw'Imana buba bwakuvuyeho. Satani nta guhangara. Ubwiza bw'Imana iyo bukuriho, niyo yagerageza kuguhangara ntashobora kugushobora. Yahangaye Yesu ngo amuzamura ku musozi ajya kumugeragezayo, birangira atsinzwe. Iyo ubwiza bw'Imana buturiho, iyo tutavuye mu bwiza bw'Imana, abadayimoni nibaduhangara, indwara ntiziduhangara, igisuzuguriro ntikiduhangara, ubukene ntibuduhangara, kuko turi abana b'amasezerano, turi abana b'ubugingo, turi abana bisumba byose. Ariko reka nkubaze nshuti mukundwa, ubaye nkurikiranye waramaze witwa kuri umwana w'Imana, warize Yesu Kristo, biravuga ngo abamwemeye bakiza izina ry'abahe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bishatse kuvuga ngo turi abana b'Imana. Umuntu wese wize Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe ni umwana w'Imana. Noneho umwana w'Imana, ninde mubyeyi wakwifuza wanezezwa no kubona umwana wababaye, umwana washonje, umwana wafite inzara, umwana we yambaye ubusa, kandi umubyeyi ari umukire? Ninde mubyeyi? Tekereza ibyo ngibyo ubyibazeho nawe. Nuhe mubyeyi waba ukunda umwana we akishimira no kubona umwana we yabuze minirivare, kwiga byanze, akishimira no kubona umwana we inzara, ubukene, kwambara ubusa, asuzugurwa, akubitwa? Nuhe mubyeyi wanezezwa n'ibyo ngibyo kandi umubyeyi afite byose ari umukire? Ndajya nkubwire rero ngo Imana ni umubyeyi wacu. Biravuga ngo ntinezezwa no kubabaza abana b'abantu cyangwa kubateza iki? Agahinda. Iyo dusomye Maganya ya Yeremiya igice cya 3, bibaye ngombwa ko ninjira aho ngaho, bibaye ngombwa ko nsoma aho ngaho Amaganya ya Yeremiya. Reka tujye mu Maganya ya Yeremiya. Ibyo tuvuga ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari amagambo yacu. Ibyo tuvuga ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari amagambo yacu. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3, reka tugende tuhasome turebe icyo Imana ivuga. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 31, reka ariho dutangirira. Havuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. 33 avuga ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana muri kamere yayo ninezezwa no kubabaza umwana w'umuntu cyangwa kumutera agahinda. Noneho rero niba Imana itanezezwa no kubona umwana w'umuntu ababaye, itanezezwa no kubona umuntu afite agahinda, niki kiba kihishe inyuma y'imibabaro abantu bacamo? Niki kihishe inyuma y'agahinda n'ingorane n'ibindi abantu bacamo? 100% ni Lusuferi, ni Satani, ni uteza imibabaro, ni uteza agahinda. Niyo dusemye igitabo cya Yobu tuzabireba ibyabaga kuri Yobu, ntabwo ari Imana igeze bimuteza, ni Satani wari wamusabye atangira kubimuteza. Shuti rero mukundwa muri Kristo Yesu, umwana w'umuntu rero hano muri ingo bya Edeni amaze kurya ku rubuto, bamuyobeje, bamuhindanyije, amaze guhindana, yangwa atangira kwiremera iki? Ibicocero. Impamvu nanone yatuma uca mu ntambara zigukomereye nuko ushobora gukora ikintu gitandukanye n'ikimana yakubwiye, ukaba wakora ibyo Imana yakubujije gukora. Satani akakoshya umutima wawe ukaba wabikora. Umunsi iyo ukoze ibyo Imana yakubujije, Satani akakoshya ugakora ibyo Imana yakubujije, wisanga nawe wambara ubusa. Ariko Imana ishimwe mu Itangiriro igice cya 3 aho ngaho turashimira Imana kubwo yahise itegura undi mugambi nyamukuru
mwitangira igice cya gatatu nyuma yuko iyi nzoka ari imaze kuyobya uyu Adamu na Eva, umva icyo mu murongo waho wa 14 Imana yaje kubwira iyi nzoka ariyo Satani. Imana iramubwira ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri kivumwe kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15 ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Umurongo wa 15 urumva ko Imana isivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Hari urwango hagati ya Satani n'umwana w'umuntu. Hagati y'umwana w'umuntu na Satani hari iki? Hari urwango. Ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Urumva hari n'urwango hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore. Aha tuzatangira kureba urubyaro rw'inzoka urwo ari rwo n'urubyaro rw'umugore urwo ari rwo mu bihe biri imbere. None uru rubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka bishatse kuvuga ko inzoka nayo ifite urubyaro. Satani afite urubyaro, afite imbyaro hano mu isi, afite imbyaro. Imana nayo ifite imbyaro hano mu isi. Ngo ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Hangaha rero iyo twisesengwe tugareba urubyaro rw'umugore, tubona tuza kureba mu butumwa bwiza hari umwari waje gusama, asama atahuye n'umugabo. None umudamu aza kubyara cyangwa se umwari aza kubyara, umugore aza kubyara, havuka uwitwa Yesu. Aza ari uje kugira gute? Gukandagira umutwe w'inzoka. Aza ari uje gukandagira umutwe w'inzoka, aza ari uje gutsinda ya nzoka, ari uje gutsinda ya nzoka hano ku isi. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo waje hano mu isi, kandi ibyo byaje gusohora. Ndagira ngo iyi episode, iki gice cya mbere tukigarukiriza hangaha, tuzakomereza kugitaha. Ariko mbere yuko dusoza, ndagira ngo dusoze dufata igihe cyo gusenga. Muri uyu murongo dusorejeho uvuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe uzarukomeretsa agatsinsino. Tuzakomeza tureba uru rubyaro rw'umugore Imana yavugaga ni uruhe, urubyaro rw'uyu mugore ni uruhe, ndetse n'urubyaro rw'inzoka ni uruhe. Reka rero inshuti mukundwa ruduteze amatwi, duse nkaho dusoreza ahangaha kuri iki gice cya mbere twari dutambukijeho. Ariko mbere yuko dusoreza ahangaha, ndagira ngo dufate umwanya mwiza wo gusenga. Birashoboka urimo uraca mu bihe bigoye, intambara zikokomereye, Satani yakugabyeho ibitero by'ubukene, akugabaho ibitero by'inzara, igisuzuguriro, kwangwa, gutabwa. Icyo ukora cyose ntikigukundira, urakora bikanga, wowe ukibwira ngo n'ibindi bindi niko bigomba kumera. Ayo ni amashitani yoherejwe ku buzima bwawe, yazamuye izo ntambara zo kugucisha mu bukene. Birashoboka mu mubiri wawe ukaba ufite ibi bintu bikugendagendamo. Tuzagenda tugaragaza ibimenyetso byinshi birangwa umubiri Satani yamaze kototera, abadayimoni bamaze kototera barwanya, binjiyemo. Tuzabireba business igihe Satani igihe yinjiye business, muri business uko igenda, mu kazi uko kagenda, mu rugo uko rugenda, ibyo tuzabireba. Ariko ubaye uri muri ibyo bihe by'izo ntambara, hepfo uraza kubona nimero yacu watuboneraho. Hari nimero zacu watuboneraho kugira ngo tugufashe tugusengere. Nubwo hari ubumenyi nawe ugomba kugira ngo ujye wisengera, ariko udukeneyeho kugira ngo tugufashe by'umwihariko tugusengere, watubona kuri 0782706542, cyangwa se utatubona kuri iyo nimero ukatubona kuri 0781667444. Muraza kuzibona izo nimero hasi aho ngaho. Reka dufate umwanya wo gusenga. Data, mu izina rya Yesu
tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru bw'iki cyigisho gitambutse. Abagikurikira bose aho baherereye impande n'impande hirya no hino ku isi, mu mbaraga z'umwuka wera, bari bari mu ntambara zitandukanye z'ubuzima, intambara z'imibereho, intambara z'imyemerere, intambara zitandukanye z'imiryango, izo mu bucuruzi, iz'ubuzima. Ndasenze kugira ngo buri wese uduteze amatwi wari muraca mu ntambara zitandukanye, mu mbaraga z'umwuka wera, wandemye ikiremwa cy'umwuka cyambaye umubiri, nanjye ninjiye mu mwuka nambaye imbaraga zawe, ndarikura umuriro w'Imana, ndarikura imbaraga z'Imana kuri buri wese wacaga muri izo ntambara. Izo ntambara tuzikubise hasi, nkubise hasi intambara z'ubukene yacagamo, nkubise hasi intambara z'indwara imibereho umuntu yacagamo. Wa ndwara wari uri muri uyu mubiri w'umuntu musokemo mu izina rya Yesu, muviremo umubiri wawe usigaremo ari we wenyine n'umwuka wera, kuko umubiri Imana wawuremeye umuntu kugira ngo awuturemo ndetse uwuhindure inzu y'umwuka wera. Ariko uyu muntu asigare muri uyu mubiri n'umwuka wera gusa. Indwara zose zazi muri mwe musokemo, iwacaga mu bukene, iwacaga mu bihe bikomere, turabihagarika. Wavuze yuko ibyo tuzambira mu isi no mu ijuru bizahambirwa, ndahambira ndazirika mu izina rya Yesu. Ibihe byose uyu muntu yacagamo bimukomereye, ndatura kugira ngo ndamwaturaho kugira ngo ace mu bihe bimworoheye, ibihe byuzuye amashimwe, byuzuye ubuhamya mu buzima bwe, byuzuye umunezero n'ibyishimo mu izina rya Yesu wabambwe agapfa akazuka. Amen, amen. Shalom, shalom, mugira amahoro.